U Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi rukaza mu bihugu bya mbere byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bigaragaza umuvuduko udasanzwe mu iterambere mu nzego zose harimo inganda, imiyoborere myiza, ubuhinzi n'ubworozi, ubucuruzi, ariko kandi kikaza ku isonga mu korohereza abashoramari baza mu Rwanda bitewe n'imiterere yaho. Abanyarwanda nabo ntibasigaye inyuma mu ishoramari mu rwego rwo kugaragaza isura nziza u Rwanda rufite mbere y'umwaka w'1994 ndetse na nyuma yaho. Uruganda rukora matera Rwanda Foam ni rumwe mu nganda nyarwanda zaje ku ikubitiro mu kugaragaza ko abanyarwanda bashoboye. Uruganda rwa Rwanda Foam rwatangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka w'1983 twakoraga muri Parc Industriel Gikondo. Nyuma yo kwimukira ahateganyijwe kubaka inganda, gahunda yateguwe na leta hagamijwe kurengera ibidukikije ndetse n'ubuzima bwa muntu. Nyuma yaho uruganda nyarwanda rukora matera rugereye mu Rwanda, ngo bamwe mu banyarwanda bari bifite baryamaga kuri matera ziba hanze, naho rubanda rugufi bakaryama kuri nyakatsi, nk'uko Karekezi Christian ushinzwe imenyekanisha bikorwa mu ruganda Rwanda Foam abivuga. Mbere y'uko Rwanda Foam itangira, abanyarwanda urumva matera baziguraga hanze, ndetse ko nta mikoro y'indatara benshi bari bakiryamira n'amashara benshi. Aho Rwanda Foam yaje ari nk'umuti w'ikibazo. Hari kuba abantu nyarwanda n'abari bafite ubushobozi bwo kugura matera baziguraga inaha, n'abandi baryamiraga amashara babasha kuzibona, nabo barazigura baryama heza. Ngira ngo umunyarwanda hari hose hari yaryamye kuri matera Rwanda Foam, kandi n'ubu baracyaziryamaho. Cyega ko Rwanda Foam agize uruhare cyane mu kuryamisha abanyarwanda. U Rwanda rugenda rutera imbere, niko abanyarwanda bahindura imyumvire yo kureka ibiva mu mahanga bagakoresha iby'iwabo mu Rwanda. Aha Karekezi umuyobozi muri Rwanda Foam avuga ko leta y'u Rwanda ibigiramo uruhare cyane, ko byagaragaye muri gahunda ya Bye Bye Nyakatsi, aho abanyarwanda bakangurirwaga kureka gusakaza nyakatsi ndetse no kurara kuri nyakatsi, maze bagahindura imyumvire kugira ngo bagaragare nk'abantu bagezweho kandi bafite agaciro. Muri no minsi yari leta hari gahunda yari yagiye kurwanya nyakatsi, bakuraho ibyatsi ku mazu bashyiraho amabati. Icyo gikorwa rero cyarangiye, ubona hahita hakurikiraho kurwanya nyakatsi ku buriri. Icyo rero ni leta yagiye bigira muri hari ishishikariza abanyarwanda kuryama neza muri ubu kurwanya nyakatsi ku buriri. Rero nkeka ko Rwanda Foam ibigizemo uruhare cyane, ku buryo twizera ko hafi abanyarwanda bose baryamira kuri matera Rwanda Foam. Ikibazo gikomeye kikiri mu banyarwanda ni cy'ibiciro cy'ibiva hanze biba biri hasi ugereranyije n'ibikorerwa mu Rwanda, ariko ugasanga ibikorerwa mu Rwanda biraramba mu gihe bituruka hanze bitaramba, bityo bikadindiza iterambere ryabo. Ko bikiri imyumvire y'abanyarwanda, wenda ku zindi produit itari matera usanga abanyarwanda bumva ko ibivuye hanze ari byo byiza, ariko twebwe noneho mu Rwanda abanyarwanda bazi ko Rwanda Foam ariyo nziza, aho ugasanga wenda habayemo ikibazo cy'ibiciro, bakaba bahitamo kuguriza z'abanyamahanga ko wenda ziba ari ziri kuri make, ariko nababwira ko nubwo baguriza za make nazo zisaza vuba. Rero numva bahitamo matera ifite umwimerere, imeze neza, izaramba. Nakomeza kubashishikariza kugura matera za Rwanda Foam, bateza n'imbere n'igihugu. Kuba hari abanyarwanda batitabira gukoresha iby'iwabo, Karekezi ushinzwe imenyekanisha bikorwa muri Rwanda Foam atunga agatoki abayobozi bajya kugura ibicuruzwa byo hanze basize iby'iwabo mu Rwanda, akaba yemeza ko atari urugero rwiza. Hakaba hakenewe ubukangurambaga bwimbitse ku buryo buri munyarwanda wese azumva ko u Rwanda rufite ibintu bigezweho kandi ko n'abanyarwanda bashoboye gukora ibyiza. Imyumvire ni ukomeza kubishishikariza abanyarwanda, nk'uko Minicom yabitangiye, nk'uko namwe Cloud mukomeza kubyereka abanyarwanda bakunda iby'iwabo. Ni byiza, ibyinshi binaruta n'ibyo biva hanze, ariko ngira ngo birasaba ubukangurambaga buhoraho. Ngira kandi bigahera no mu bayobozi. Niba umuyobozi nawe bwajya kugura matera akavuga ati reka nyitumize Dubai, ubwo nawe ubwo ntago batanze urugero rwiza. Ntibabivuge gusa bashishikariza abanyarwanda gukoresha ibyo mu Rwanda, babihereho nawe ubwabo. Nubona mu ministre yaguze matera Rwanda Foam, undi akagura matera Rwanda Foam ari umuyobozi wo hejuru, n'abandi baturage bizagenda biza mu buhoro. Ngira ngo bikomba guhera ku bayobozi, nibamara kubyumva nabo ubwabo bakabibwira n'abaturage, tuzabareberaho tuzabigura, kandi numva nta kidashoboka. Uruganda rwa Rwanda Foam ni nimwe mu nganda z'abanyarwanda rugenda ruhura n'imbogamizi nyinshi ahanini zishingiye ku bagerageza kwigana matera bakora, bityo bigahesha isura itari nziza ibyo bakora. Gusa bakagerageza guhangana n'iki kibazo ku bufatanye na leta y'u Rwanda ndetse n'inzego zishinzwe ubuziranenge bw'ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda ndetse n'ibiva hanze biza gucururizwa mu Rwanda. Ikibazo tugira nuko ku isoko hariho matera nyinshi zitujuje ubuziranenge, ari nazo izo za make ugasanga impatira umuntu aryamaho ukwezi kumwe ikabira ashaje,
twifuza ko leta yashyiramo imbaraga ifatanyije na RBS bagashyiraho standard. Kuba hari matera zikorerwa mu Rwanda zikoherezwa hanze mu mahanga bituma u Rwanda rwubahwa ndetse bikongera n'ubukungu bw'u Rwanda binyuze mu madevize yinjira mu gihugu, dore ko na leta y'u Rwanda ifite intego yo kugabanya ibyinjira mu gihugu ahubwo ikongera ibyoherezwa hanze mu mahanga. Ngo bihesha isura nziza igihugu, iyo natwe dukoze ibintu abaturage bakabigura, abanyamahanga bakabigura bakabyishimira, natwe biduhesha ishema kandi tunyega ko tuba duhesheje ishema igihugu. Abanditseho made in Rwanda, hari Rwanda form, umuturage umunyamahanga byose iyo bishimye ari uruganda rwishima, ariko nkeka ko n'igihugu hari intambwe kiba giteye. Uruganda rwa Rwanda form rwatangiye rukora matera zingana n'ibiro 500 ku mwaka, mu gihe kugeza ubu bageze kuri toni zirenga 630 ku mwaka. Ibi bikaba bigaragaza ko rugenda ruzamuka kandi rukomeza kwiyubaka. Ibi bikaba binatanga icyizere cy'uko bashoboye guhaza isoko ry'u Rwanda ndetse n'iryo hanze mu mahanga. Abanyarwanda bakaba bakangurirwa gukoresha iby'iwabo mu rwego rwo kugabanya amafaranga asohoka mu gihugu akajya guteza imbere ibihugu byo hanze, ndetse n'abashoramari b'Abanyarwanda bagakomeza kwagura ibikorwa byabo kugira ngo bakemure n'ikibazo cy'ubushomeri kigaragara mu Rwanda cyane cyane mu rubyiruko. Biziyani Mitasiye, Clouds TV.